dusaba imbaraga z'Imana ku buzima bwacu. Turabarinzi ku nkike, hari ibyo tugomba kwikorera, hari ibyo tugomba guheka, ariko ntabwo twabiheka natwe ubwacu tudafite imbaraga. Ba bantu bane bari bikoreye wa muntu wari umugaye kugira ngo bamugeze kuri Yesu, babone igitangaza cyabo bagitahane, nuko bari bagwije imbaraga z'amaboko bakabasha kumwikorera badasigana, bakagenda bagatobora handi mu gisenge bagahingukira aho Yesu ari. Tugiye kwisengera, ndagira ngo ufate akanya gatoya wigarukeho. Inshuro nyinshi tuzengurutse amaso ibidukikije, tukabona ibidatunganye mu rubyaro, tukabona ibidatunganye mu bukungu bwacu, tukabona ibidatunganye mu bagore no mu bagabo, tukabona ibidatunganye mu bavandimwe, ariko tukikuraho amaso. Ndagira ngo ubwire ko ibyo byose tuzabishobora nta kabuza, natwe ubwacu nitugwiza imbaraga. Tugiye gusaba imbaraga z'umutima. Icyo kigeragezo uca mu buryo ni rusange mu bantu, ariko kugira ngo ukibashe nuko ubugwishije imbaraga z'umutima, kugira ngo ugitambukemo kitagukubise hasi, uzasohokana ubutsinzi nuko ubukomeye rwose mu mwuka wawe. Tugiye kwisengera. Icyaha kitubasha ryari? Kitubasha imbaraga zacu zo mu mwuka zadushizemo. Icyaha cyari cyaragukomangiye umwaka washize ntikigushobore, cyasanga wacogoye kikakubasha. Tugiye kwisengera. Nitumara kwisengera turongera tugira ibyo tuzanira Imana. Ese n'umwana wawe, ese n'umugabo wawe, ese n'umugore wawe, ese n'amagara yawe, ese ni finance zawe, buri kintu cyose cyaba gisa nk'ikirwaye turakizanira Imana. Turazanira Imana urubanza rwacu. Turaruzana kwa kundi abakobwa ba Serofehadi baruzanye bakavuga ngo iwabo wa data twavuze turi abakobwa gusa, kandi nta munani abakobwa bajya bahabwa muri aka gace. Hanyuma Imana ikabarenganura, ariko bari bafite imbaraga nyine zisanga Mose. Na Barutelemayo yari afite imbaraga zitaka. Ahari aho uyu mugoroba waba ari umunsi wawe wo gutabarwa, ariko hari icyo usabwa gukora. Hari imbaraga usabwa kugwiza zikugeza aho Yesu ari, zikugeza aho Yesu ari bukorere, zikugeza aho uri buhurire n'igitangaza cyawe. Yewe na wa mugabo wari urwaye imyaka 38 wari uri ku kidendezi, wundi washubije Yesu ngo nta muntu mfite. Amazi yo yihindurije ngitangira kuza, abandi bafite ababo bantangamo, ariko byashobokaga ko yari kuba yaratashye, yaringinze bene wabo bakamutahana, ariko ubuntu bw'Imana bwamushoboje guma hariya kugeza ku munsi yahuriye na Yesu. Tugiye gusaba imbaraga z'Imana ku buzima bwacu. Umuntu wawe wamwe imbere akeneye kugwiza imbaraga kugira ngo isi witambukemo wemye, kugira ngo ibyo Satani akurega ubashe kumutsinda, kugira ngo imitego y'uburyo bwose atega imbere yawe ubashe kuyisimbuka. Hari imbaraga za gusimbukisha iyo mitego. Umuntu wawe wo mu mwuka nagwiza imbaraga. Hari imbaraga za gusimbukisha icyo gikombe cy'amarira. Umuntu wawe wo mu mwuka nagwiza imbaraga, ukabicamo rwose, ugatambuka hakurya, ugahingukana impundu, ugahingukana ubuhamya, ugahingukana amashimwe. Reka dusuke imitima yacu imbere y'Imana. Ndagira ngo umere nkaho uri wenyine, ntiwite ku bantu mwegeranye. Inzu ya data izitwa inzu yo gusengerwamo. Yaratubwiye ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze ndabaruhura. Nimunzanire ibibaruhije, nimunzanire ibibaremereye. Niba ikikubitaho umutima ugasanga suko byari bikwiye kuba bimeze, ese n'ubuzima bwawe bwo mu mwuka budafite imbaraga wagombye kuba ufite ugereranyije n'iminsi umaze ugendana na Yesu, ugereranyije n'imyaka umaze wumva ijambo ry'Imana. Reka tumusabe imbaraga z'umutima. Ni Imana y'ubuntu bwinshi, ni Imana y'amahirwe ya kenshi, ni Imana yasanze Petero yacogoye yihakanye umwami we, ariko ntiyamuciraho iteka, irongera imugarura mu muhamagaro, irongera iramwizera. Reka tumusabe imbaraga. Uwiteka Imana ikomeye, umuremyi w'ijuru n'isi,
nongeye gusuka ubuzima bwanjye imbere yawe mwami uyu mugoroba. Twaje guhura nawe kuri iki gicaniro mwami, dufite ibyo twasize hirya no hino, twavuye mu zindi nshingano, yewe twasize n'imiryango yacu, twari kuba turimo gukora imirimo yo mu rugo, twari kuba turimo gukora ubundi buzima, ariko twaje imbere yawe kuko tuzi ko ariho dukura imbaraga, kuko tuzi ko ariho dutabarirwa. Mwami w'abami, ndasenze kugira ngo buri musore, buri mukobwa, buri mugore n'umugabo mwami twahuriye hano hantu, kugira ngo haduhere imbaraga z'umuntu wamwe imbere. Mwami, ibimucogoza birenda kumurusha amaboko, ibimurwanya birenda kumurusha imbaraga, ariko kuri iki gicaniro wasuka imbaraga mwami zituma birusha amaboko, wasuka imbaraga mwami zituma abirusha ijwi, wasuka imbaraga mwami zituma birusha imbaraga. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ibidupima n'ibitugerageza biratandukanye mwami, ndasabira muri mwana wawe imbaraga zisumba ibimugerageza, imbaraga zisumba ibirimo kumucogoza, imbaraga zisumba ibimuriza. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, reka imbaraga zawe zisumba imiyaga imuhagurukiye, reka imbaraga zawe mu buzima bwe zirushe kure imbaraga zibimurwanya. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, komeza amaboko ye yo mu mwuka, mwigisha gufora imiheto y'umuringa, mwigisha guhangana n'ibimurwanya, mwigishe mwami w'abami kubirusha imbaraga. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ijambo ryawe ryarambwiye ngo nta kigeragezo kitugeraho kitari urusange mu bantu, ariko ibyo bigeragezo by'urusange mu bantu, hari abo byakubise hasi, hari abo byarambaraje, hari abo byamaze mu ibyiringiro burundu, uyu munsi barisabira gupfa. Uwiteka Imana ikomeye, ndasaba imbaraga z'umutima kuri iki gicaniro. Mukunzi mwiza, uramuzi kurusha nuko yiyizi, uramuzi kuruta uko twamurebera inyuma. Ndakwinginze gusuka imbaraga aho henda gucogora, usuka imbaraga aho ngaho hatakibashije, usuka imbaraga mwami w'abami. Ngo rega abasore b'imigenda bazagenda baruhe, ariko abakwiringira uhora ubasubizamo imbaraga nk'iz'ikizu, ngo bazatumbagira mu kirere, bazagenda rwose ntibazacogora. Ndagusaba imbaraga z'umutima, ndagusaba imbaraga z'umwuka mu izina rya Yesu. Reka umuntu wamwe imbere akomerere hano hantu, akomere muri uyu mugoroba. Reka hemburwe nk'uwahuye nawe, reka hemburwe nk'uwakozweho nawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hahandi mu gashyamba ka Getsemani urimo uvuga ngo iki gikombe ni kindenge, ngo wongerewe imbaraga. Uravuga ngo ntibibe uko nshaka, ahubwo bibe uko ushaka Data. Izo mbaraga wongerewe, ukagera ku musaraba ukaharenga, ukagera mu gitondo cy'umuzuko ugasohoza ibyo wari warahamagariwe n'ibyari byakuzanye. Izo nizo mbaraga mpamagarira nsabira abahungu bawe, izo nizo mbaraga nsabira abakobwa bawe. Uwiteka we, ntiwigeze utwohereza muri iyi si turi twenyine, waratubwiye ngo uzabana natwe kugera ku mpera y'isi. Musukira izo mbaraga amenye ko ari kumwe nawe, musukira izo mbaraga amenye ko atagenda wenyine. Mwumvishe ryajwi rijya rituma umuntu yongera gukomera mu rugendo, mwumvishe ryajwi yigeze kumva akaba yaramaze kuryibagirwa. Mugarukeho, wongere umumanukeho mu mbaraga zawe, wongere umumanukeho mu mbaraga zawe, kugira ngo arangize ibyo wamuhamagariye, kugira ngo Uwiteka Mana Nyiringabo abashe guheka, abashe kwikorera, abashe gutwara ibyo agomba gutwara, abashe gusohoza ibyo wamuhamagariye. Ntabwo yabibasha utamukomeje, ntabwo yabasha gukizwa neza udahagararanye nawe. Nta musore wabibasha, nta mukobwa wabishobora, nta mugore wabibasha, nta mugabo wagera ku iherezo utamukomereje amaboko. Ndakwizeye, waravuze ngo ntuzigere udusiga, ngo uzabana natwe kugera ku mpera y'isi. Hari igihe atakumva, ariko mwibutse kuri kumwe nawe. Ongera ugire icyo ukora ku bugingo bwe, yibuke ko ari kumwe nawe. Urakoze mwami wanjye. Reka wongera ugire icyo ubwira Imana uyu mugoroba. Reka ugire kesi umuzanira kugira ngo akuburanire, kugira ngo akuvuganire. Amaboko ye abasha kugera aho ayawe atagera, ijambo rye ribasha kugera aho ijambo ryawe ritagera, imbaraga ze zibasha gukora ibyo wowe utabasha. Nishimira kumugarukaho
kuko atandukanye natwe abana b'abantu. Ntabwo ajya aruha ko tugira ibyo tumuzanira, yishimira ko tubimuzanira kuko bimwereka ko tumwizeye, bimwereka ko tumufitiye icyizere, bimwereka ko tuzi ko ashobora byose. Ese wanyemerera ukakivuga mu izina nanone, ukakivuga nk'uko kiri, n'imbaraga kiza kabawe, ukamwibutsa ko ari Imana y'amasezerano, ukamwibutsa ko yavuze ngo azadukizanya n'imiryango yacu. Niba ari ubukene utuma utinyagambura, ukamwibutsa ko yavuze ngo yihinduye umukene kugira ngo adutungishe. Yishyizeho ubukene bwacu, yihinduye umukene kandi yari umutunzi. Ibyo byose abikora kugira ngo agutungishe. Mwibutse ko yavuze ngo nitugire umwete wo kumvira Uwiteka Imana yacu, ngo azaha umugisha ibyo tugerageza gukora byose. Mwibutse ko hari umugisha yari yaragusezeranyije mu byo uzagerageza gukora. Ese ni akazi karimo gacumbagira? Ese ni imirimo yenda kuzima? Mwibutse ko hari icyo yavuze. Ese ni urugo rukubanye rubi? Mwibutse ko yari yaravuze ko umugisha atanga uzana ubukire kandi ko atongeraho umubabaro n'inkurikizi. Ese ni ikintu cyahoze ari cyiza, cyahoze ari umugisha, uyu munsi kikaba kikuriza? Mwibutse icyo yavuga ko umugisha atanga. Ese ni uburwayi bugukomangira kandi uwo mubiri wawe ari ubuturo bw'Umwuka Wera? Mwibutse ko mu mibyimba ye hashize imyaka irenga 2,000 yikoreye indwara zacu zose. Niki cyatuma uru rugendo rukunanira? Niki wikoreye kikaba kikuremereye, kikaba kikubuje kwihutira mu ntambwe rero kugeneye kuzagenderamo, kigagabanya speed, kikagabanya umuvuduko urugendo rwawe rwa Gikristo? Reka tukimuzanira uyu mugoroba, ari kumwe natwe. Yaraturaritse ngo tuzaze dusuka ibyuzuye imitima kuri iki gicaniro. Yaraturaritse ngo tuzaze tumubwire ibitunanije muri uru rugendo kugira ngo abidutwaze. Yaraturaritse kugira ngo dukomerere hano hantu, nitumara gukomera dukomeze abandi. Niki kirimo kigupfukirana kigatuma ubwiza bwawe bwo mu Mana butagaragara? Nicyo kirimo kigupfukirana kigatuma wijima mu maso, kigatuma ibyiringiro bigushiramo. Reka ukimuzanire. Afite amatwi kandi arumva, afite amaboko kandi arakora. Nongeye kuguhamagara, umuremyi w'ijuru n'isi, se w'umwami wacu Yesu Kristo. Ntago bindambira kuza aho uri. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo kuko wumva ibyo usabwa abantu bose bazagana aho uri. Twagarutse mwami kuko wumva ibyo usabwa. Iyaba utumva ntago twari kuba turi hano, iyaba udakora ntago twari kuba turi hano. Ariko turi hano kuko twakubonye ukora, turi hano kuko twakubonye unyuranye ibihe ku buzima bwacu, turi hano kuko twikoreye ubuhamya n'ibihamya byinshi by'ibyo wadukoreye mu myaka yatambutse, by'ibyo wadukoreye mu mezi yahise. Turi hano mwami kuko twakubonye utabara, kuko twakubonye ukiza, kuko twakubonye uhindura ibintu. Twagarutse aho uri mwami. Waduhamagariye kurinda, ariko ntago twarinda tutarindanye nawe mwami. Nongeye kuguhamagara kugira ngo amaso yawe abe hano hantu, kugira ngo amatwi yawe abe hano hantu. Uyu musore n'inkumi wahamagariye kurinda, uyu mugore n'umugabo wahamagariye kurinda. Ita kuri iki kintu cyose kirimo gitendebutsa amaboko ye, kirimo kimubuza kuyazamura, kirimo kimuremerera. Yagira ngo arazamura ijwi ryo gutakira abandi, ijwi rye rigategwa, umutima we mwami ugasuhuza umutima. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndakiguhaye kugira ngo ukimwikorerere, ndakiguhaye kugira ngo ukimukize. Ntago yabasha guhagarara udakomeje amaguru ye, ntago yabibasha utabimutwaje. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndaguhamagaye kugira ngo werekeze amaso ye ku byo yasize mu rugo, uyerekeze ku bahungu be maze ubakize, uyerekeze ku bakobwa we imbaraga zawe zikiza zigereyo, uyerekeze mu bucuruzi bwe imbaraga zawe zihamagara ubusa, zihamagara mu busa zikarema ikintu maze zigereyo zimutangaye.
Uwiteka Mana Nyiringabo, amaso yawe n'amaboko yawe atananirwa uyerekeze ku magara ye. Ese yarara ijoro gute arwaye? Ese yazinduka gute ataka? Erekeza amaboko yawe yayandasana, yayandi yongera akarema bundi bushyashya. Ukomeze buri urugingo rwe kuva ku mutwe kugeza ku birenge. Winjire mu misokoro, winjire mu maraso, ushyire buri kintu mu buryo, ushyire buri kintu mu mwanya wacyo. Buri rugingo ruhabwa ubushyashya, buri rugingo rwongere ruremeke. Urwari rurwaye, urwari rupfuye, urwari ruboze rusubire mu imbaraga. Mukunzi mwiza, Imana ikomeye, Imana y'imbaraga, Imana ivuga bikaba. Rekura ijambo rimwe gusa, maze rimuhagurutse, maze rimukomeze, maze ryongere rireme situation nshyashya, rireme ibihe bitandukanye. Urakoze Mwami w'abami, urakoze Mwami mwiza. Reka wongere ukoresha akanwa kawe, wongere utegeke, wongere usohora ingabo z'umwijima wawe, wongere utinyuke igitero nyamwinshi, utinyuke ingabo z'abadayimoni zaba zibasiye ibyawe, zaba zibasiye abawe. Buri muntu wese ukoreshwa ikibi burya siwe. Umwami w'abami araguhagarikiye, ari kumwe nawe kugira ngo muneshe, ari kumwe nawe kugira ngo mutsinde. Arimo arakongeramo imbaraga. Ibikuzimya ni byinshi, ariko yamanukiye kukongeramo imbaraga kugira ngo urwo rugamba rutagutsinda. Wongera ukoresha akanwa kawe ho gatoya, wongera usohore Satani mu byawe, wongera usohore ingabo z'umwijima mu byawe no mu bawe. Ubwo butware buri ku rurimi rwawe, ubwo butware buri mu mutima wawe, ubwo butware warabuhawe. Ntucogore, byahawe abizera bose. Turi mu gihe buri muntu wese yavuga bigakunda. Turi mu gihe ubutware bwashyizwe ku rurimi rwacu. Turi mu gihe dushyigikiwe n'umugabo utajya unanirwa. Ntabwo ari igihe cy'abatambyi dusanga kure. Ubwami ni ubwawe, buri muri wowe. Ubutambyi warabuhawe. Ntabwo tukiri munsi ya rya tegeko ry'ubutambyi bwahawe bene Aroni gusa n'abatambyi ba Melikisedeki. Turi mu gihe cy'ubutambyi bwa Kristo duhabwa nuko twabaye abana be. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndagushimira ubutware n'ubushobozi wampaye. Ndagushimira ko ururimi rwanjye waruhinduye nk'inkota. Ndagushimira ko ijambo ryanjye rirema. Ndagushimira Mwami ko ijambo ryanjye rifite ubugi bucyariye amugi yombi, iburyo n'ibumoso harakata, hatandukanya ibikorwa bya Satani n'abanjye n'ubuzima bwanjye. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Mwami duhagaze kuri iki gicaniro, nongeye kunaniza amaboko y'umwanzi Satani ku buzima bw'abakiranutsi. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ibitero byose byamwoherejweho, ibyoherejwe iwe, ibyoherejwe ku rubyaro rwe, ibyoherejwe ku rushako rwe, ibyoherejwe ku buzima bwe, mpagaze mbivuguruza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Inama zose z'ikuzimu zahagurukiye kukunaniza. Ufite ijambo ry'Imana rirambwira ngo indimi zose zahagurukiye kukuburanya uzazitsinda. Hari indimi ziburanye umugisha wawe, hari indimi ziburanye ibyiza byawe, hari amagambo ahora gusukwaho avuga ngo ntazabishobora, ntazabibasha. Izo ndimi ufite isezerano zo kuzitsinda. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, inama zose zakozwe ku rugo rwe ndazihindura ubusa mu izina rya Yesu. Inama zose zoherejwe ku buzima bwe kugira ngo zimunanize, ibitambo byatanzwe, inama z'abakozi ba Satani ndazivuguruza, ndazihindura ubusa mu izina rya Yesu. Amagambo yose yoherejwe ku buzima bw'umukobwa n'umuhungu bari hano, amagambo mabi, amagambo y'amacantege, amagambo amubuza umugisha, ndayahindura ubusa mu izina rya Yesu. N'umunyamugisha
azatunga umugisha, azaba umuhesha w'umugisha, azaba icyo Imana imuvugaho arabihagararamo. Icyo ijambo ry'Imana rimuvugaho kirahama, 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 kirahama. Izina rye aho rivugwa ritagombye kuvugwayo, uyu mwanya bamubure mu izina rya Yesu. Izina rye rivugwaho bamuvugaho ibyiza, rivugwaho bamuvugaho bamwifuriza umugisha, rivugwaho bamuhesha umugisha, rivugwaho bamuvugaho ibyiza mu izina rya Yesu. Aho bamupangira ibyiza, aho bamutekerezaho ibyiza, aho bamusengera, aho bamwatuyeho umugisha, abariho izina rye ryibukwa, abariho izina rye rivugwa mu izina rya Yesu. Aho rivugwaho ibibi, reka riburireyo, reka baribure mu izina rya Yesu. Abo Satani yarondoraga, ab'ingabo ze zarondoraga, abure bamubure mu babagenga, bamubure mu babakontorora, bamubure mu babapangira mu izina rya Yesu. Ndamuvugaho umugisha muri uku kwezi, ndamuvugaho umugisha mu kwezi gutaha, ndamuvugaho umugisha muri uyu mwaka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka dusenge inshuti z'Imana. Umwanzi wacu ntiyicaye, ariko kandi yaratsinzwe. Akoresha uburiganya bwonyine, niyo ntwara afite. Ntabwo akurusha imbaraga, akurusha uburiganya, rimwe na rimwe akakurusha umwete. Reka dusenge Imana. Uku kwezi kwa kabiri si ukugira ngo ngutere ubwoba, ariko ugenda nasengaga Umwami Imana. Umwami Imana yarambwiye ngo n'ukwezi kurimo kurangara kwinshi mubera. Abera benshi barimo barasenga mu kwezi kwa mbere, abandi barangije ukwezi kwa 12 basenga, ariko ukwezi kwa kabiri kurimo kurangara kwinshi. Kandi umwanzi Satani ahagurutse gutamba ibitambo kugira ngo ananize abera, kugira ngo ananize itorero rya Kristo. Ndavuga ibyo muri iki gihugu cy'u Rwanda, iby'ahandi ntabyo nzi. Abakozi ba Satani bazarara amajoro, bazakora amanama, bazakora ibimeze nk'amasemineri, bazishushanya, bazatamba ibitambo by'amaraso bashaka kutunaniza, ariko ntago bazadushobora. Mwibuke ko imbuto mbi iterwa gusa iyo umuntu asinziriye, nibwo iterwa, ariko iyo turi maso ntacyo adutwara. Ndakwinginze kugira ngo wongere usenge. Murinzi ku nkike, nturuwo kurangara, nturuwo guhuma amaso y'umwuka, nturuwo kureba ibigaragara gusa, uruwo kurenza ku bigaragara. Ukamenya ko uwo muhanganye atari umugabo wawe, ukamenya ko uwo muhanganye atari abana bawe, ukamenya ko atari ubucuruzi bwanga, ukamenya ko hari umwanzi udashaka amahoro yawe, kandi icyo ashaka n'ubugingo bwawe, si amafaranga yawe. Icyo ashaka no kukubuza gusenga burundu, icyo ashaka nuko yakugeza ahantu uvuga ngo Imana ntibaho, icyo ashaka nuko yatuma ubihirwa muri uru rugendo, maze akariro k'Imana kakazima muri wowe. Reka twongere dusenga Imana, twongere tunanize imirimo ya Satani. Ijambo ryawe cyakubwira uburemere rifite mu isi yo mu mwuka, ntiwazongera guceceka. Isengesho ryawe cyakubwira uburemere rifite mu isi yo mu mwuka, n'uburyo rifite imbaraga zo kuburizamo imigambi ya Satani, ntiwazongera kurekeraho gusenga. Wajya ubyuka mu ntege nkeya, ariko ukagira icyo uvuga, ukagira icyo urema. Satani warabizi, niyo mpamvu ducogoza kugira ngo tudasenga. Niyo mpamvu yakwemera ko dukora amanama, tugakora ibintu byose ukuyemo gusenga. Reka twongere tuzamura amajwi yacu, wongere urwanya urugamba, wongere ugira ibyo urema iwawe mu rugo. Reka tumere nk'ababahetsi bazanye cya kimuga bakakigeza imbere ya Yesu neza, bagatoborera hakwiriye, kugeza igihe umurwayi wabo ahuye na Yesu kandi agakira. Uzaheka, uzikorera, kugeza igihe abana bawe bahuye na Yesu kandi bagakira, kugeza igihe umugore wawe n'umugabo wawe bahuye na Yesu bagakira, kugeza igihe abavandimwe bawe bahuye na Yesu bagakira, kugeza igihe ababyeyi bawe bahuye na Yesu bagakira,
kugeza igihe ubukene bwawe buhuye na Yesu bagahinduka ubukungu, kugeza igihe isezerano ry'Imana ugendanye ari amagambo ryambariye umubiri rigafatika. Uwiteka Imana ikomeye, ndagushimira ubutware wahaye itorero, ndagushimira imbaraga wahaye abera, ndagushimira ubushobozi wahaye itorero ryawe. Waravuze ngo uzaryubaka ku rutare n'amarembo y'ikuzimu ntazaribasha. Amarembo y'ikuzimu yasamiye abera, amarembo y'ikuzimu yasamiye itorero ryo mu Rwanda, ariko dufite ijambo ryawe, dufite icyo wavuze. Waravuze ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazaribasha. Icyo wavuze ntikivaho, ntigisaza, ntigishira. Uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urisohoze. Uwiteka Imana ikomeye, nongeye guhagarara muri ubwo butware bwa gitambyi. Waravuze ngo turi ubwoko warose, turi abatambyi b'ubwami. Nongeye guhagarara muri ubwo butware bwa gitambyi, nzamura abahungu n'abakobwa batangiye urugero rwa gikristo, ariko uyu munsi amavi yabo akaba atendebutse, amaboko yabo akaba ananiwe. Uyu mwanya kuri iki gicaniro, reka imbaraga zawe zive ku ntebe yawe, zikomeza amaboko y'abo bakobwa, zikomeza amavi yabo, zikomeza amaboko y'abo bagabo, y'abo basore, y'abo bagore, zikomeza amavi yabo, abari bacogoreye mu mago yabo, abendaga kubivamo. Ayiwe, abo umuriro wazimye, reka imbaraga zimanuka kuri iki gicaniro, zikongeza ubuzima bwabo bwongere bwake. Umuriro wawe wongere watse. Barya abasore wari warahamagaye, barya abagabo bagukoreraga, barya abagore bagukoreraga, barya abakobwa bari baritandukanije. Ayiwe Mwami, turaguhamagara, umuriro wawe niwongere wake mu mitima yabo, niwongere babyuke, ijwi ryawe niribyutse. Duhagaze duhanura nka Ezekiyeli, ayiwe, kugira ngo abari gupfa risange iryaryo, byongere byambara umubiri, bongere babyuke nk'ingabo zisinziriye muri iki Kigali, ingabo zisinziriye muri uru Rwanda, ingabo ziryamanye imihamagaro, ingabo zipfanye imihamagaro, ingabo wari kuzakoresha guhindura byinshi. Ongera ubyutse barya abasore beza bigeze kukuvugira, ongera ubyutse barya abagore barabizerwa mu mago yabo, ongera bagurutse barya abakobwa bari barigomye byinshi, ongera watse umuriro wawe, reka amaboko yabo akomezwe, ubu tukiguhamagara. Reka amavi yabo akomezwe, ubu tukiguhamagara. Irya mihamagaro yazimye, irya shyaka ry'ubumana ryabashizemo, reka ribagarukemo muri iri joro tukiguhamagara. Reka ribagarukemo Mwami, hera kuri abo bari hano, ugera hirya no hino muri iki gihugu, ugera hirya no hino mu itorero ryawe. Hera kuri twebwe, umuriro wawe duhera kuri iki gicaniro, umuriro wawe nuhere hano, wagurutse abasore, wagurutse abagabo, wagurutse abakobwa, wagurutse abagore bafite umuriro wawe waka mu mitima yabo. Uwiteka we, wabikora Mwami w'abami, wabikora Mwami kuri iki gicaniro. Mukunzi mwiza, reka umuriro wawe uve hano Mwami, wongere utwike
ibikorwa by'umwanzi Satani byose ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Umuriro wawe wongera uve hano utwika ibikorwa by'umwanzi Satani mu muryango we. Umuriro wawe wongera uve hano utwika imirimo ya Satani mu rugo rwe mu izina rya Yesu. Ibikorwa bya Satani mu rubyaro rwe bishe, imirimo ya Satani mu rubyaro rwe ikongoke mu izina rya Yesu. Inama mbi ku rushako rwe ziburizwemo, inama mbi ku rubyaro rwe ziburizwemo, inama mbi ku mirimo ye ziburizwemo, inama mbi ku murimo w'amaboko ziburizwemo, inama mbi ku mugisha w'ifatika ziburizwemo. Icyo abapfumu b'iwabo n'abakonikoni b'iwabo bavuga kiburizwamo, kiburizwamo mu izina rya Yesu. Azaherwa umugisha ino kandi azaherwa n'umugisha mu bugingo buhoraho. Azatungira muri iki gihugu, azatungira muri ubu bugingo kandi azabana nawe mu bugingo bw'iteka. Ntazacogora, ntazananirwa, azabishobora, azagerayo, azagerayo amahoro. Azakora icyo wamuhamagaye gukora, azabibasha kubw'imbaraga z'umwuka wawe, 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 kubw'imbaraga z'umwuka wawe. Urakoze mwami wanjye, urakoze mwami wanjye. Imbaraga z'umwijima ntizizigera zikorana n'imbaraga z'umucyo, nta nubwo bizigera bikundana, ntibizigera bikorana, ntibizigera bikundana. Yesu yaravuze ngo tutabana n'umwanzi wanjye kandi uwo tudateraniriza hamwe arasandaza. Ahubwo tubona ibikorwa by'umwanzi, twebwe nitumwita umwanzi, tukabifata nk'ibisanzwe, tukabifata nk'ibyoroheje, tukabifata nk'aho ntacyo bitwaye. Nyamara yazanywe no kwiba, no kwica, no kurimbura. Nta mpuhwe namba gufitiye, niyo mpamvu ntazi ukwiye kumugirira. Nta mpuhwe afitiye abawe. Iyo umunaniyeho gatoya afata ku kiri bukubabaze, afata hari bugucogoze. Ariko humura, intwari ya Dawidi iri imbere muri wowe irakomeye, irashoboye. Mwami Imana, ukingura amaso yacu yo mu mwuka kugira ngo turwane tudahusha, kugira ngo turwane duhamya, kugira ngo dukubite tudahusha. Kingura amaso yo mu mwuka, kingura amaso yo mu mwuka yacu ku rwego rurenze urwo dusanzweho. Kingura amaso y'abahungu bawe n'abakobwa bawe, kingura amaso yanjye mwami kurenzaho. Urakoze papa. Nongeye kuvuga umugisha kuri uku kwezi kwa kabiri. Ndavuga uburinzi ku buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, ndavuga uburinzi ku miryango yabo, ndavuga uburinzi ku byabo, ndavuga uburinzi ku butunzi bwabo, ndavuga uburinzi kuri buri kintu cyose cyose kibafasheho, ikintu cyose gifitanye isano nabo mu izina rya Yesu. Urakoze mwami wanjye, tuguhaye icyubahiro, urabikwiriye, nawe usa nawe. Reka turimbe gatoya tuvuge ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira. Haleluya. No mukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Imbaraga ntizikagushiremo ngo ugire ngo urarwana wenyine. Ufite umutambyi uruta abandi kandi ari mu ruhande rwawe, ntabwo akurwanya, ari mu ruhande rwawe. Iyo ugenda aba ari kumwe nawe, iyo unesheje mu ijuru baraserebura. Iyo usitayeho gatoya baraterana bagakoresha buri kintu cyose ngo barebe ko wakongera ukabyutswa, bakakoherezaho ijambo rikaguhembura, bakakoherezaho indirimbo ikakugaramo ibyiringiro, ukongera ukagira ikintu wibuka mu mutima, ukongera ukabyuka. Ntabwo ijuru rya riserebura gusitara kwawe, ntabwo ijuru rya rinezererwa kugwa kwawe, ababinezererwa ni ikuzimu, ariko ijuru rikora uko rishoboye kugira ngo wongere ubyuke, kugira ngo ukomerere muri uru rugendo.
ntabwo bishimira ibyago byawe, ntabwo bishimira amakuba yawe. Iyo unesheje ijuru riranezerwa, mu ijuru haba ibirori, bakavuga ngo umukobwa wacu yabibashije, bakavuga ngo umuhungu wacu yabishoboye. Ufite umutambyi kuvugira. Urakoze Yesu. Ijuri izumudu mutira n'umukuru wabaza kandi yitwa rukundo. Mpamya yuko
haleluya. Reka tumukomere amashyi umwami w'abami. Imana ibahe umugisha, murakoze gukorera Imana. Yesu ashimwe inshuti z'Imana, mwiriwe neza, haleluya. Imana ibahe umugisha, mwagize neza kuza gusenga, turabakunda kandi twishimira gusengana namwe. Hari abashyitsi bari hagati muri twebwe ngo tubakire, waba ari ubwa mbere uteranye natwe. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Umwami Yesu abahe umugisha, abagire neza, turabishimiye. Ni karibu mu barinzi ku nkike. Imana ibahe umugisha. Turaterana buri wa gatatu saa 11 n'igice twarangiza saa 2. Tuba dusenga kugira ngo dukomere muri urugendo, hanyuma nitumara gukomera dukomeza abandi. Haleluya. Turabarinzi ku nkike, duturuka mu matorero atandukanye kandi twizera Kristo, twizera n'imbaraga z'Umwuka Wera. Rero wagize neza kubana natwe, turakwishimiye. Usohotse utihuta tukaguhoberaho gatoya, ntacyo byaba bitwaye. Imana iguhe umugisha. Hanyuma ndibutsa abajene bacu ko turi busigaraneho gatoya kugira ngo tunoze ya gahunda dufite ropromier. Turasigana n'abahungu n'abakobwa, hanyuma tubivuganeho gatoya. Imana ibahe umugisha. Ikindi nabibutsa no dufite amasengesho mu cyumweru cyo hirya. Nuvuga ngo ku itariki 5, 6, 7 tuba dufite amasengesho y'imistatu yo gusenga no kwiyiriza. Murabisi tubikora, ariko tuzahura mu migoroba n'ubundi nko bisanzwe. Tuzaterana kuwa gatatu, duterane kuwa kane, duterane kuwa gatanu, hanyuma mubimenyeshe n'abandi. Itariki 5, 6, 7 z'ukwezi kwa kabiri tuzahurira ahangaha dusenga twiyiriza, dushaka mu maso y'Imana. Haleluya. Tuzabana n'abakozi b'Imana, tuzabana na Hortense Mazimaka, tuzabana na Pastor Senga. Haleluya. Muzatumire n'abandi kandi nongere mbinginge, tuzagira umwanya wo kwiyiriza. Sibyo nshuti z'Imana, tuzagira umwanya wo kwiyiriza no gusenga, hanyuma tujye duhura hano mu mugoroba duhamagara Imana. Haleluya. Kandi nayo izatwumvira. Rero Imana ibahera umugisha. Reka tuganire amagambo y'Imana, ntabwo ndi butinde. Hanyuma mu barinzi ku nkike nyine turasenga. Iyo bibaye ngombwa ko dusenga gusa, turasenga gusa tugataha, kandi tuba dukoze umurimo. Rero ndagerageza kuvuga ijambo ry'Imana muri minota dusigaranye. Haleluya. Nifuza ko twaganira uyu munsi, wenda n'ubutaha cyangwa n'ikindi gihe Imana izadushoboza, ku nzitizi yo guhorana ububyutse. Haleluya. Umukristo wese ahava akagera hari iminsi y'ububyutse agira. Muranyumva nshuti z'Imana? Umuntu wese wakijijwe, umuntu wese wigeze gukizwa, wenda uyu munsi akaba yaracogoye, hari igihe cy'ububyutse yigeze kugira mu buzima bwe. Icyo ni cyiza, ariko ntabwo aricyo dusabwa. Dusabwa kugira ububyutse mu mitima yacu mu buryo buhoraho. Haleluya. Muranyumva nshuti z'Imana? Tuzaba rero tuganira ku nzitizi, izi nzitizi zibuza umuntu guhorana ububyutse. Akagira ububyutse bw'ukwezi, akagira ubw'icyumweru. Hari n'abagerageza bakamara umwaka, ariko nyuma yaho bigashira. Kandi ibyo si by'Imana idushakira. Tuzagerageza kubiganira mu magambo asanzwe yumvikana, uko Umwuka w'Imana azadushoboza. Haleluya. Uyu munsi turaganira ku nzitizi imwe yitwa icyorezo cyo kwibagirwa. Yesu ashimwe. Reka dusome mu rwandiko rwa Yakobo igice cya mbere, umurongo wa 23 kugeza kuri 25. Imwe mu nzitizi zo guhorana ububyutse ni icyorezo cyitwa kwibagirwa. Umutima w'umuntu wibagirwa vuba, nshuti z'Imana. Reka dusome urwandiko rwa Yakobo igice cya mbere 23 kugeza kuri 25. Yakobo 1:23 kugeza kuri 25. Haravuga ngo kuko uwumva ijambo gusa ntakore ibyaryo. Kuko uwumva ijambo gusa ntakore ibyaryo ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo, amaze kwireba akagenda, uwo mwanya akiyibagirwa ukwasa. Namwe niko Bibiliya yanyu yavuze. Reka dusubiremo. Kuko uwumva ijambo gusa ntakore ibyaryo ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo, amaze kwireba akagenda, uwo mwanya akiyibagirwa ukwasa. Yesu adutabare. 25. Ariko uwitegereza mu mategeko atunganye, amategeko atunganye ni iyi Bibiliya. Uwitegereza mu mategeko atunganye rwose atera umudendezo, agakomeza kugira umwete wayo, atari uwumva gusa akibagirwa, ahubwo ari uyumvira, niwe uzahabwa umugisha mu byo akora. Haleluya.
birashoboka ko uko umuntu yakumva aya magambo akayumva gusa, ashobora no kuyagumana mu mutwe cyangwa mu bwenge. Iri jambo haleluya ntabwo twahamagariwe kurifata mu mutwe, nubwo nabyo ari byiza, ariko iyo twarifashe mu mutwe rikamanuka rikagera no mu mutima, nibwo bidutera gukora icyo rivuga. Muranyumva nshuti z'Imana? Si igitangaza ko wakumva umuntu uzi amaverise mu mutwe ariko akayasindana, akayasambanana kandi ayazi mu mutwe, akayagirana ubunebwe, akananirwa gusenga, akananirwa kwirukana satani kandi azi amaverise mu mutwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, Imana yacu dutabare. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice 12 umurongo wa 11 haravuga ngo kuby'umwete ntimube ibyangwe, muhirimbane mu mitima mukorere umwami wacu. Kuby'umwete ntimube ibyangwe, muhirimbane mu mitima mukorere umwami. Haleluya. Iri jambo guhirimbana mu mutima dukorera umwami nibwo bubyutse. Yesu ashimwe. Haleluya. Hari umuntu uzi guhirimbana icyo ari cyo? Guhirimbana murabizi? Guhirimbana ni ukuba ushyuhiye ibintu ubihugiyemo ari byo byonyine urimo. Haleluya. Ibindi byo ku ruhande utabyitayeho. Iyo umwana w'umukobwa afite ubukwe cyangwa umuhungu, sinzi ko abahungu buriya barahirimbana cyane bakanahinda nk'abakobwa. Yesu ashimwe cyane. Iyo afite ubukwe mu mutwe we no mu mutima we biba bimeze nkaho indi si yose yahagaze, ubundi buzima bwahagaze. Mu mutwe we, mu mutima we, ibimugize aba yumva ari ubwo bukwe gusa. Uko niko guhirimbana. Haleluya. Ububyutse ni iki bungu turimo tuvuga? Ni umuntu ufite guhirimbana mu mutima we, guhirimbana kwinshi, ubushyuhe bwinshi akorera umwami. Haleluya. Ni umuntu udakonje muri uru rugendo, nibwo bubyutse. Iri jambo dusomye hano mu Baroma mu Gifaransa bavuga ngo soyez fervent d'esprit. Mu Cyongereza nasomye sanga harimo ijambo rivuga kubaninga, kuba urimo gushya, urimo kugurumana mu mwuka wawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo bitangaje kuba ku munsi wa Pentekote data yarasutse umuyaga uhuha cyane ngo nk'umuriro uvuga cyane, ariko ibyabagaragayeho byari indimi z'umuriro. Haleluya. Oh haleluya. Ububyutse ni ikintu kuba afite umuriro w'ubumana mu mutima wanjye. Haleluya. Turebeye umuntu inyuma ntabwo twapfa kubimenya, ariko twabibwirwa n'iki? Ni umuntu uhora hirimbana mu by'Imana, utagira iminsi y'ubukonje, atagira iminsi ameze nk'aho imvura yamunyagiye. Ubwo nibwo bubyutse. Yesu ashimwe. Rero data yifuza ko ari uko duhora. Rero zimwe mu nzitizi zituma umuntu uwo muriro wamwe imbere uzima, akagira uburyohe, akumva yakorera Imana, akumva yakwihuta, akumva yasenga, akumva yakora ibyo gukiranuka, akumva yakora ibyo Imana imushakaho umunsi ku wundi, igitondo kimwe bikazima, biragatsindwa n'Uwiteka. Haleluya. Muzi icyo data dushakamo nuko twagira uwo muriro waka muri twebwe mu buryo buhoraho. Imirimo y'Imana itangaje ikoreka ryari? Ni ryari Imana isura umuntu ikaba yamuhishurira ubwiru bukomeye? Ni igihe umuntu ahagaze muri ibyo bihe mu mutima we imbere harimo umuriro. Ayiwe, hari umuntu wigeze kumva Imana? Hari umuntu wigeze kugira icyo yongorerwa n'Imana? Hari umuntu wigeze guhabwa n'Imana iyerekwa? Hari umuntu Imana yigeze gusura? Haleluya. Imana idusuriye mu mitima yacu uko hameze. Imana ibana natwe iteka. Yesu ashimwe. Yaravuze ngo azabana natwe, ntazigera dusiga, ibyo birasanzwe. Ariko iyo Imana ijya kudepoza ikintu gishyashya mu buzima bw'umuntu, umuntu aba ahagaze muri mwene ibyo bihe, mu mutima we harimo haka. Oh haleluya. Icyampa umwami Imana akaduhagurukiriza abahungu n'abakobwa bafite meno kuguhirimbana mu mitima yabo. Haleluya. Urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 1 haravuga ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Haleluya. Mwibuke ko inzitizi turiho yitwa icyorezo cyo kwibagirwa. Umuntu ushobora gutekereza ku cy'Imana yavuganye nawe, ushobora gutekereza ku ijambo ry'Imana mu gitondo na nimugoroba, uwo muntu ashobora kurinda ububyutse mu mutima we. Haleluya. Ariko twisuzumye, iyo turi mu nshingano no mirimo isanzwe, tuba dutekereza ku bibazo bya Kigali, dutekereza uko twahombye nuko twungutse, dutekereza ibyo byose, agatonyanga k'Imana ivuga kuri urwo rugendo kagasibangana mu mitima yacu.
muranyumva ashize Imana. Ibyo ngibyo tubitinzemo, tutongeye kwikonekita ku ijambo ry'Imana, umuntu aragenda akazima, akajya agira akariro kuko cyumweru mu gitondo yagiye mu iteraniro, akagira akariro gakeya katse yaje nkanga kwarinze ku nkike, yasubira kongera agasubira mu buzima busanzwe. Ibyo si by'Imana idushakaho, kandi ibyo ngibyo ntabwo byatuma umuntu abasha gutsinda Satani mu buryo buhoraho. Ntabwo ibyo ngibyo byatuma tubasha guhagarara amasezerano y'Imana iduteganyirije. Imana yacu itugire neza. Haleluya. Iri jambo ry'Imana mu Baheburayo riratubwiye ngo nitugire umwete wo kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Bibiliya y'Igifaransa yakoresheje ijambo kwiyatasha, kuzirikanwa. Twizirike ku byo twumvise, wizirike ku ijambo ry'Imana wumvise kugira ngo udatembanwa ukabivamo. Burya abantu batembanywe bigeze kuba bakiranutse kimwe natwe. Haleluya. Bigeze no gukora imirimo y'Imana ishobora kuba iruta iyo twakoze. Bashobora no kuba barigeze kugendana n'Imana imyaka myinshi kurusha iyo tumaze tugendana nayo, ariko icyabaye ni iki? Bagize gutya bizirikura kuri bya bindi bari barumvise, batandukanywa nabyo. Ibyo bumvise bisigara hariya, basigara ahangaha, bukeye barazima, akariro ko mu mutima karazima kugeza igihe ubuzima buzimiye burundu. Umuntu wari umukristo mwiza akazima bikarangira, umuntu wigeze gukoreshwa n'Imana imirimo n'ibitangaza akazima bikarangira. Imana idutabare, Imana itugirire ubuntu, twe kwibagirwa icyo twumvise ku Mana. Ijambo ry'Imana rihore bugufi bwacu kugira ngo uyu muriro waka muri twebwe we kuzima. Haleluya. Icyamba akagira umuntu nyumva. Haleluya. Icyatumye intumwa zikomera ni iki? Niyo musoma ibyanditswe mubona uko ba Paulo bandikaga nkaho Yesu yenda guhitaza. Mwana bibonye? Haleluya. Bimeze nk'aho ibi byanditswe bitandikiraga twebwe b'igihe cyacu nyuma y'imyaka irenga 2000. Icyabarindiraga ububyutse, bahoraga bagenda bakora bazi ko Kristo agiye kugaruka ako kanya. Ni ukuvuga ibyo bumvanye Kristo byari bugufi bwabo, bari babyegereye. Haleluya. Icyatumye badacumura, bumvaga benda kujya mu ijuru, bumvaga ijuru ryenda kuba, bumvaga Kristo agiye kugaruka gutwara itorero, kuko byabaga bugufi bwabo byatumye badacogora. Igicogoje abera uyu munsi nuko iby'urugendo no kuzabana n'Imana twabijyanye kure. Ibyo amasezerano y'Imana bimeze nk'aho biri kure yacu, ariko iyo tubyigije bugufi, iyo bizirikane natwe duhorana ububyutse. Haleluya. Imitima yacu ihora yakamo umuriro w'Imana. Bigenda bite? Ibyanditswe turabifata bikaduhindukira ubuzima bwa bugufi, ijuru tukarireba nk'aho twenda kurijyamo. Haleluya. Tukagira umwete wo gukiranuka no gukorera Imana nk'abantu bazagera mu kwezi gutaha. Yesu ashimwe. Haleluya. Umwami Imana yongera agarura ibyanditswe mu mutima wawe, ubane n'Imana nk'umuntu wenda kuzajya mu ijuru mu kwezi gutaha. Haleluya. Uzarebe umuntu uryamye ku gitanda cyo kwa muganga, wigeze kumva amakuru y'agakiza cyangwa wigeze gukizwa. Yesu ashimwe. Uzi ikintu abavuga ati yaba Imana yari inyongeyemo imbaraga rimwe gusa ngo nze ngikorere. Umuntu wigeze kwegera hafi y'urupfu, umuntu utararangaye wavuye nko mu mpanuka y'urupfu, abantu benshi bakagwa mu modoka akavamo ari muzima. Umuntu wigeze kwegerana n'urupfu, yagize amahirwe yo kugaruka ntarangare, akorera Imana mu mbaraga nyinshi. Kubera iki? Kuko yigeze kwegera umunsi we wa nyuma. Haleluya. Umunsi umwe tuzataha torero ry'Imana, umunsi umwe tuzajya kubana n'Imana mu ijuru. Ikintu cyatuma tugira ububyutse buhoraho ni ugufata ibyo byiringirwa, ibyo byanditse mu ijambo ry'Imana tukabizana bugufi bwacu. Haleluya. Shobora kuba nzamara imyaka 100 mu isi, shobora kuba nzamara 80, ariko ibyanditswe nzirikanywe nabyo. Oh haleluya. Ntabwo ntegereza gukorera Imana ngeze mu myaka 70, ndabifata nkabyigiza bugufi, bigatuma nkorera Imana nkaho nzayisanga ejo, bigatuma umuriro w'Imana utazima mu mutima wanjye. Haleluya. Imana itugirire ubuntu, iturinde kwibagirwa. Wifata ibyanditswe ngo utandukanywe nabyo, bijye hariya hirya. Bibiliya yavuze ngo uwumva gusa ntakora iki iryo jambo rivuga, ngo ameze nk'umuntu wireba mu ndorerwamo ngo ako kanya agahita yibagirwa uko asa. Hari umuntu n'umwe utazi uko asa? Twese turabizi. Tuzi aho amazuru yacu agera, tuzi aho iminwa yacu igera, tuzi amenyo yacu uko ameze, tuzi niba dufite inyinya cyangwa tutayifite, tuzi niba turi inzobe cyangwa twirabura, kubera ko twireba mu ndorerwamo tugakomeza tukabyibuka. Ariko Bibiliya yavuze ngo umuntu wumvira ijambo ntakore. Ntabwo Bibiliya igeze ivuga ngo uryumva ntarifate mu mutwe. Gufata mu mutwe ni byiza, ariko burya nta nshingano dufite zo gufata ngo verse yanditse aha naho, icyangwa umuntu ko mfata ibyo byanditswe nkabigira mu mutima wanjye. Haleluya. Rero Bibiliya ivuga ngo uwumva ntakore, ngo ameze nk'umuntu wireba mu ndorerwamo agahita yibagirwa. Icyorezo cyo kwibagirwa kiratumaze muri iyi myaka, bitumye abakristo bashyuha ukwezi kumwe, bagashyuha mu giterane, nyuma y'umwaka bakongera bakazima, nyuma y'amezi bakongera bakazima.
haleluya. Umuntu agize amahirwe akagira umuriro w'Imana waka mu mutima we mu buryo buhoraho, ijuru ryamusura mu gitondo na nimugoroba, abamarayika bamanukiriwe, Imana yavugana nawe kuko Imana ihora ishaka umuntu yavugana nawe, haleluya. Somye mu gitabo cya mbere cya Samweli, umukozi w'Imana Samweli, mwibuke ko yarakiri umwana mutoya, ariko Imana imusanga, birasa nkaho Imana yari yarabuze umuntu imenera ibanga. Samweli yarakiri umwana mutoya utaramenya gukorera Imana, haleluya. Nta na experience yari afite, dukurikije uburyo Imana yamuhamagaye ntanabimenye. Akajya kubaza umutambyi Eli, yagera avuga ati mwana wanjye none uze kuvuga ngo karamenya gasani ndakumva. Na experience y'iby'Imana yari afite, ariko Imana yari isonzeye umuntu. Abahungu ba Eli bari barangaye, Eli yararangaye, abantu bo muri kiriya kinyejana bose bari barangaye. Imana yari isonzeye umuntu, igize amahirwe ibona umusore utaramenya theology, utaramenya ibyo mu ihema, utaramenya uko bigenda, ariko ufite inyota. Imana iramuhamagara imubwira ibintu biteye ubwoba. Wibuke ko Eli yaje kumubaza ngo babarumbwire iby'Imana yakubwiye, nubwo bya biteye ubwoba ubimbwire. Yari umwana mutoya utaramenya ibyo mu ihema, ariko Imana yashakaga umuntu ufite umutima ukingutse, umutima utarangaye, umutima ukumbuye Imana, maze Imana imumanukiraho. Imana ikeneye abantu yavugana iby'ubwiru bwayo, haleluya. Reka twe kureba muri iri jambo niturangiza twibagirwe, twe kureba iki jambo rivuga niturangiza twe gukora. Ndimo negura iki cyanditswe nishyize ku minzani, ndavuga ariko Mana, imyaka maze numva ijambo ry'Imana, iryo shyira mu bikorwa ringana iki, haleluya. Tekereza ibiterane wabayemo, tekereza insengero wagiyemo, tekereza inshuro umaze gusoma Bibiliya, mubitekereze. Uko tumeze uyu munsi, umugisha w'Imana dufite, ubwiza bw'Imana bwaba buturiho, niba ari bukeya cyangwa ari bwinshi, burangana n'ibyo twafashe tubishyira mu bikorwa, haleluya. Ijambo ritakurinda kugwa mu cyaha, iryo ntaryo ufite. Ijambo ritakurinda amaganya y'isi akagukubita ukarambarara, iryo ntaryo ufite. Kuko iyo urigira ryari kukubera ingabo igukingira, wahagara mu kibazo ngo iki ngiki si icya mbere, si nacyo cya nyuma, n'ibindi byaraje kandi Imana yabinkuyemo, haleluya. Ugaragara kuvuga ngo hari Imana yatabaye abandi bagore nkanjye, nanjye izantabara. Ijambo ritagutambutsa muri icyo gihe, ni nkaho ntaryo wigeze wumva. Imana idutabare, haleluya, idukize indwara yo kwibagirwa. Indwara yo kwibagirwa ituma abantu batagera i Kanani. Ba bagabo baguye mu butayu bari baribagiwe imbaraga z'Imana, bari barabonye Imana ica inyanja itukuramo kabiri, haleluya. Bari barabonye ibitangaza bikomeye Imana yakoreye muri Egiputa, bari barabonye igihugu cyuzura umwijima, iwabo i Gosheni hagakomeza hakaba umucyo, bari barabonye amazi ahinduka amaraso, bari barabonye ibikeri, bari barabonye abana b'imfura bose bapfa muri Egiputa. Iyo mirimo yose bari bayifite, ariko bukeye iyo mirimo iva mu mutima isigara mu mutwe. Nicyo cyorezo abarokore dufite muri iki gihe, imirimo y'Imana yavuye mu mutima isigara mu mutwe. Kubimenya mu mutwe, kumenya ko Imana yabikoze, ntabwo byabahaye imbaraga zo kwizerera Imana mu butayu. Imana idutabare, itorero ry'Imana. Icyorezo cyo kwibagirwa kiragatsindwa n'Uwiteka, kizimya umuriro w'ubumana mu muntu, umuntu agahinduka umukristo wazimye. Ntabwo uru Rwanda n'iyi Kigali n'iyi si imeze gutya tuzayishobora mu bukiranutsi turi abakristo bazimye, ndabarahiye ntituzabibasha. Ibibazo ni byinshi, ingorane ni nyinshi, ibiducogoza ni byinshi, kandi birakomanga mu ngo zose, birakomanga ku buzima bw'abantu bose. Ikizatuma tubibasha nuko ibyanditswe biduhindukira ubuzima, haleluya. Ijambo ry'Imana niturirebe muri turangiza twongere turyibagirwe, icyanditswe ukagifata ukagihindura ubuzima, ukavuga ngo ryambwiye ibi ngiye kubaho nk'uko rivuga. Reka do Yesu icyubahiro, haleluya. Ni gute umuntu yiba azi Imana igendana nawe, azi Imana ibana nayo? Ni gute umuntu yatwara ibintu by'abandi azi ko Imana ibera hose icyarimwe? Ni ukuvuga ngo iryo jambo ntacyo ryamumariye, ni nk'aho atigeze aryumva. Ni gute umuntu yasambana azi ko Imana idahishwa? Yesu ashimwe, haleluya. Nyamara amaso n'ay'umuzamu uhemba wayatinya, siko bimezera? Umuzamu uhemba ari umukozi ushobora kumwirukana, ntabwo wapfa gusambana kureba. Ni gute watinya amaso y'umukozi ugatinyuka amaso y'Imana? Nuko iryo jambo ntaryo dufite mu mitima. Twaryumvise mu nsengero tuzisigayo, twaryumvise mu masabato turisigayo, twaryumvise ku maradiyo no ku mateleviziyo turisigayo, twaryumvise ku ma YouTube turisigayo. Nta kintu ryigeze rimarira ubuzima bwacu. Icyorezo cyo kwibagirwa kizimije umuriro w'Imana mu itorero rya Kristo. Reka ne kubafata umwanya, haleluya. Data tugirira ubuntu, data twibuke. Yesu ashimwe. Icyatumye Esawu yamburwa umugisha w'umwana w'imfura, yari abizi ko hari specialite iri ku bana b'imfura, ariko igihe kimwe inzara y'akanya gatoya y'ibyo kurya ahita abifata bishyira ku ruhande. Ni ukuvuga ngo ibanga yari yarabikijwe ry'uko hari umugabane w'umwana w'imfura ntacyo ryamumariye mu gihe nyamara yararikenereyemo. Nicyo gituma abantu bagwana mu byaha
bazima mu masezerano nyamara bafite ijambo, bararyumvise ariko ntibigeze bakora icyo rivuga. Imana idutabare. Haleluya. Abantu bafashe ijambo ry'Imana bagahora baryibuka, bibatambutse ibigeragezo. Umugore witwa Ana, umupfakazi wo muri Luka igice cya 2 mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, Bibiliya irambwira ngo yabanye n'umugabo w'imyaka 7 arangije arapfakara. Arangije agomba mu nzu y'Imana iyo myaka yose ngo asenga aramya Imana. Nuvuga ngo yarapfakaye ariko upfakazi ntigeze abwumva. Yesu ashimwe. Ashobora kuba nta kana yagiraga ntago babitubwira, ariko yabanye n'Imana afite ijambo ry'Imana bugufi. Yari ategereje kuzabona umukiza nk'uko wa musaza Simewoni yari ameze. Bari bategereje ijambo babwiwe n'Imana, bari barifite bugufi bwabo. Simewoni amaze gukikira umwana Yesu yavuze ngo uracyura umugaragu wawe. Nuvuga ibibazo n'ingorane ntacyo byamubwiye kuko yafite ijambo mu mutima we, yari arifite bugufi bwe, ntago yigeze aryibagirwa. Kandi birashoboka ko hari abandi bapfakazi, birashoboka ko hari abandi basaza bari barananiwe. Oh haleluya. Ibibazo n'ingorane bizatugeraho ni rusange mu bantu. Reka nkubwire ngo nta kintu cy'inzaduka kizahera iwawe kitigeze kiba ku bandi bantu, nta na kimwe. Ikikurambika burya mu ijambo wahawe harimo imbaraga zatuma ukibasha. Katumuha icyubahiro. Haleluya. Twavuye muri Egiputa turimo turajya i Kanani, ntabwo turaba kugwa mu butayu, ariko igituma tugwa mu butayu nuko twibagirwa Imana yigeze gukora bya bindi. Nta muntu n'umwe uhumeka udafite ineza y'Imana ku buzima bwe. Hari ibintu Imana yigeze gukora mu buzima bwacu, twese turabifite, ariko mu butayu no gutinda n'umwuma n'izuba ryinshi bituma twibagirwa ineza y'Imana. Twagera mu kibazo tukibagirwa. Abantu batsinda Goliyati, abantu bataha i Kanani, n'abantu batajya bibagirwa ijambo ry'Imana. Haleluya. Kadoye Yesu icyubahiro. Haleluya. Igihe Dawidi atsinda Goliyati, yarazi Imana ya Isiraheli we yarayifite bugufi. Zirya ngabo barya bakuru be, urya mwami Sawuli n'abandi bose bari bazi ko Imana ya Isiraheli nyamaboko, nabo bari barasomye amateka, nabo bari bazi amakuru, ariko bafata ibyo basomye biragenda bisigara hariya, bamera nka wa muntu ureba mu ndorerwamo yarangiza akibagirwa. Ariko haza umusore ubifite bugufi. Oh haleluya. Haza umusore utarabyibagiwe, aza bifite bugufi. Arebye Goliyati asanga ni ikibazo kimeze nk'ibindi Imana yamutsindiye. Oh haleluya. Yibuka ko Imana yari inyamaboko kandi ari inyambaraga, avuga ati nuriya Mufilisiti utarakebwe nawe ndamubasha. Iyi Kigali wayibasha, iki gihugu wakibasha, wakiranuka kugera ku iherezo nufata ibyanditswe bigumana bugufi. Iki cyorezo cyo kwibagirwa kikajya kure yawe. Imana itugirire neza, Imana itwambika imbaraga. Haleluya. Reka dusenga Imana, tuzakomeza kuwa gatatu. Imana ibaha umugisha. Haguruka dusenga Imana, tubwire Imana ngo Mana, mu bibagirwa sinemera kubamo. Mu barimo kubura umuriro w'umubyutse waka mu mitima yabo, ntago ndi bubabemo. Umuriro wawe uhore waka ku gicaniro cy'umutima wanjye. Ubuzima bwanjye buhore buhembutse. Ububyutse ni iki? Ni ubuzima buhembutse kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere. Ni ubuzima buhembutse kuva mu kwezi kwa mbere buryohewe n'agakiza kugeza muri Desembre. Ni ubuzima bwizeye Imana, bugendana n'Imana, mu kibazo mu marira bukumva Imana ya bugufi, mu byiza mu cyubahiro no gukomera bukagumana n'Imana. N'ubuzima buri kumwe n'Imana iminsi yose. Yesu wacu ntiyigeze ananirwa, kandi suko atasonje, suko atambaye ubusa, suko abantu batamwanze. Bageze n'igihe bamwita Belzebulu, baravuga ngo n'umukuru w'amadayimoni. Nuvuga ngo yaza kuvuka mu gihe cyacu niko kundi ibinyamakuru bikwibasira bikakwandikaho iby'ukuri n'ibitari iby'ukuri, ariko ntiyigeze akonja, ntiyigeze azima. Dukeneye ububyutse buhoraho. Ukeneye kutaba muri aba bantu bibagirwa, bafata ijambo ry'Imana bakaryibagirwa, bakamera nk'umuntu wirebye mu ndorerwamo akiyibagirwa. Bwira Imana ngo Mana, sinifuza kuba muri aba bantu bibagirwa. Nkeneye ububyutse buhoraho. Sinifuza ububyutse bw'amarangamutima, sinifuza gushyuha mu masaha yo gusenga. Nagera iwanjye nkazima nk'umuntu utigeze akongera. Nagira ngo njye kuzamura agasengesho bikanga, nagira ngo njye kwiriza bikanga, nagira ngo njye gukora ibyo gukiranuka bikanga. Bwira Imana ko iri joro ari ryo gusohoka muri abo bantu. Uri umunyembaraga, umwuka w'Imana ari kumwe nawe arabikubashisha. Watsinda icyaha burya wagitsinda, ikigeragezo wagitambuka, ugasohokana ubuhamya, ugasohokana impundu n'indirimbo. Uwiteka Imana ikomeye, umuremyi w'ijuru n'isi, hari icyo ushakira abana bawe. Urashaka ko bagira ububyutse mu mitima yabo mu buryo buhoraho. Urashaka ko umuriro waka mu mitima yabo mu buryo buhoraho. Urashaka ko tutazima,
urashaka kujya utumanukaho igitondo n'umugoroba, urashaka kujya uza kutureba mu mafi ya ni munsi, ugasanga imitima yacu ihembutse, ugasanga tutakanuye amaso bitadushobeye, ugasanga dufite ibyiringiro bitagajuka, ugasanga dufite ibyo byiringiro nk'igitsikamutima, ugasanga urugwano ntirwadukamuye, ugasanga iyi Kigali ntiyatujimije, ugasanga ubusore n'ubukumi ntibyatumye tuzima, ugasanga mwami kubura akazi ntibyatujimije, ugasanga gutinda kubyara ntibyatuzimije, ugasanga ibibazo n'ingorane duhura nabyo ntacyo byadutwaye, ugasanga umuriro uracyaka ku gicaniro. Hagurutse abahungu n'abakobwa bameze batyo mwami w'abami, hagurutse abahungu n'abakobwa bafite ibyanditswe byawe bugufi mu mitima yabo, batibagirwa. Wagiriye inama umukozi wawe Yesuwa, uramubwira ngo kugira ngo azabashishwe muri byose, kugira ngo azagire sikise muri byose, ijambo ryawe y'amategeko yawe ngo ajye yatekerezaho ku manywa na nijoro, ajye abyibwira ku manywa na nijoro, ntibikajye kure y'akanwa ke, ntibikajye kure y'ibitekerezo bye, kugira ngo azabashishwe muri byose, kugira ngo tugire umugisha wawe, kugira ngo tubashishwe muri byose, kugira ngo iki gihugu tukibemo, kugira ngo nitugera muri Amerika nituzime, nituba Canada nituzime, nituba mu mahanga nituzime, nuko ibi byanditswe byaduhindukira ubuzima. Hagurutse abahungu n'abakobwa mwana batibagirwa, badafashwe n'iki cyorezo mwana, dukize, imbaraga zawe nizake mu mitima yacu kugira ngo tubibashe. Urakoze mwami w'abami, ntabwo twakongeza abandi natwe tudakongejwe n'umuriro wawe, ntabwo twazana ububyutse natwe ubwacu tutakangutse, ntabwo twakwikorera abacu batarakizwa natwe ubwacu dusinziriye. Duhereho mwami w'abami, duhereho mukunzi mwiza, tuguhaye icyubahiro. Ngaho kongeza abahungu bawe, kongeza abakobwa bawe, atsa umuriro kuri abo bose bafite inyota, atsa umuriro kuri abo bose babishaka, kongeza imyuka yabo nisabane nawe, imyuka yabo ni connecte nawe, ijuru niribakingukire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze mwami wanjye, data mpesheje umugisha buri muntu wese wagize inzara n'inyota byo kuba mu nzu yawe, umuha umugisha, umugirire neza. Urambuye ikiganza cye mwami akagira icyo atanga kugira ngo iki gicaniro mwami gikomeze kibeho, nawe ni umuha umugisha mukunzi mwiza. Witanze kugira ngo twicara ahantu heza nkaha, nawe ni umuha umugisha. Watanze amasaha ye, umuha umugisha. Abakoze imirimo itandukanye izwi n'itazwi, baha umugisha. Bazinduka batunganya kugira ngo twicare neza, baha umugisha. Umugisha abahungu bawe n'abakobwa bawe mwami w'abami, umugisha umuntu wese wagize inzara n'inyota yo kuza hano, n'ababanye natwe hirya no hino mwami, nabo bahabwa umugisha. Urakoze papa, ugendane natwe kandi neza yawe ikomeze kutugaragaraho. Icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Yesu abaha umugisha, abagire neza. Murakoze. Reka dusigarane n'abasore ho gatoya n'inkumi. Ndasaba mama ko twazasigarana kuwa gatatu utaha umwanya mutoya. Yesu abaha umugisha, dutahana amahoro ya Kristo.